Reka nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nizere ko mumeze neza rero nk'ibisanzwe murasozwa n'amusore bakunda urubifuriza imigisha Nyagasani Krista. Igitangazamakuru cya mbere cyari Kora TV Show. Uyu munsi rero n'andi makuru nkuzaniye na makuru akomeje kuvugwa ara muri Kongo nyuma yuko M23 imaze kwigarura ibice bimwe na bimwe ikaba yarafashe Goma ejo ku munsi w'ejo ikaba yarabanje gufata ikibuga cy'indege kugeza kuri umunota nuko amakuru ahari yamaze gufata Bukavu yose buri kugenzurwa n'umutwe M23. Ariko amakuru nyamukuru mbazaniye na amakuru akomeje kuvugwa ko Kainerugaba cyangwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda amaze gutangaza ko ingabo z'u Burundi zitavara muri Kongo azikorera utuntu twe. N'amakuru nkuzaniye rero yabitangarije ese nibiki bikomeje kuvugwa ara muri Kongo kugeza kuri umunota makuru yose wibaza akomeje kuvugwa ara muri Kongo n'andi basanga atari hano kuri Kora TV Show. Reka mbanze mwisurezo ukunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana muri mu mujyi wa Kigali, abantu batwumva muri hanze y'igihugu mwese nizere ko mumeze neza rero Imana ikomeje kubandindira. Niba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri Kora TV Show banza kandi subscribe, like, share and comment. Aya ni amakuru rero yagiye kuri uyu munsi ku itariki 15 aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kainerugaba yagiye atangaza ko ingabo z'u Burundi zigiye zitaravara muri Kongo azikorera utuntu twe. Utwo tuntu yavugaga n'utuwe nuko Uganda nawe yamaze gufata ingamba yuko izahita yohereza ingabo zayo hari kurwanya abarundi kugira ngo ibintu byose birusheho guca mu mucyo mugengo banzi kubumvira cyangwa banzi kumva itegeko. Uganda nayo izahita ijya gufasha umutwe wa M23. Uyu munsi rero nibwo nabakoreye ikiganiro cyangwa nibwo twakoze ikiganiro hano kuri Kora TV Show cyangwa amwe mu makuru twagiye tubagezaho aho Tshisekedi cyangwa perezida wa Kongo yagiye atangaza ko cyangwa ari gushinja Joseph Kabila ko asigaye afasha umutwe wa M23. Niba utakirebye wasubira inyuma mu biganiro twakoze uyu munsi cyangwa mu makuru twagiye tubagezaho kuri uyu munsi kugira ngo ujye urushaho gusobanukirwa. Ni intambara rero ikomeje kuvugisha benshi, abantu bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ngo ese Uganda niramukije muri ibi bintu bizagenda gute? Buri gihugu kiba gifite umwanzi, gifite umuntu ugikunda, ubwo bishatse kuvuga ko Uganda niramukije hano mu ntambara muri Kongo ubwo n'umwanzi wa Uganda nawe azahita joining ugasanga ni intambara ahubwo igiye kuba intambara y'ibihugu hafi ya byose muri Afurika. Nibyo abantu bakomeje kwibazaho. Bimwe mu bintu rero abandi bantu bakomeje kwibazaho ni itangazo M23 yamaze gushyira hanze ibwira cyangwa iburira ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo ko niziramuka zidakwema kabo karenge biraza kubagendekera nabi. Ni itangazo rero cyangwa umwe mu bavugizi ba M23 rero yagiye ashyira hanze yagiye avuga ko ingabo z'u Burundi cyangwa bamwe mu bantu bari gufasha Burundi igihe batarakoramo akabo karenge ngo babe bisubira mu byabo biraza kuba abana bibi. Mu gihe rero abantu bakomeje kwibaza kuri M23, mwabonye umunsi w'ejo ubwo yagiraga muri Bukavu, abantu mutabonye amavideo ndagerageza ariko umuntu yashaka ajya twandikira kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikunda kubageraho umunsi ku munsi. No mpamvu musaba kugira ngo ujye kanda subscribe, like, share and comment. Umuntu turarebana ano makuru pakarangiye ndagerageza gucishamo kamwe mu video cyangwa amwe mu mavideo ingabo za M23 zigera Bukavu kuntu bazakiranye urukumbuzi, ubona ko wagira ngo Bukavu nyine yari zitegereje cyane. Ni ibintu nyine babishimishije ku ngabo za M23 cyane ko ziri kurwanira ukuri, nta muntu utazishimiye hari Bukavu. Ubona ko ari ibintu byakomeje gushimisha abantu batuye hari Bukavu, kuko Bukavu ngo ntabwo yigeze bagora kwifata cyane nkaguma nkuko bimwe mu binyamakuru byagiye bibyandika, kuko ingabo nyine abaturage batuye hari muri Bukavu wabonaga ko ari ibintu bishimiye cyane, kuko M23 kinjira mu mujyi batangiye kuririmba indirimbo z'amaringara zandimi zabo nubwo bimwe na bimwe tutabyumva, ariko nyine wabonaga ko ari ibintu bishimiye cyane. Nibwo ingabo za Kongo n'abarundi bamwe na bamwe batangiye gutana nyine batangira gukwira imishwaro, ariko kugeza kuri uyu munota nk'uko hari ikiganiro nabakoreye kare mwigeze kubibona ko amwe mu makuru twashyize hanze ku isaha y'isa 4
uyu munsi hari itangazo ryamaze gusohoka yuko aba basirikare bagera muri 212 ba Kongo bahunze umutwe wa M23 nabo bari bamaze kubakatira urwo gupfa. Mwumva icyo gihugu ni ukuri ukuntu gikora, igihugu cya Kongo gutsinda urugamba cyangwa gutsindwa urugamba ni ibintu bibaho, ariko ngo abatsinzwe ngo bagomba ngo gukatirwa urwo gupfa. Namwe mu nyumvire muze mutange ibitekerezo n'impamvu turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba, cyangwa amakuru mukomeje kugenda mwibazaho bimwe mu bintu biri kubera hariya muri Kongo ntabwo byoroshye. Ngaye nguko rero n'umuvugizi cyangwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kainerugaba, umuhungu wa Museveni, nawe akaba yitangarije ko azajya kwifatiramo akajya guhangana n'abarundi mu gihe batari kuva hariya muri Kongo, akazajya gufasha umutwe wa M23. Si ibi bintu birashyira bishyira cyangwa birerekeza hehe? Bimwe mu bintu abantu benshi bakomeje kwibaza bavuga ngo hagiye kuba intambara ya SADC n'ibihugu bya East Africa, bizagenda gute? Ese ibi bintu koko birerekeza hehe? Nta muntu utabyibazaho, nta muntu udakomeje kubyibaza, ariko uko byagenda kose niba ukunda gukurikirana Kora TV Show, amakuru yose tugoza ku isonga, n'andi wasanga atari hano kuri Kora TV Show. Niba ari bwo bwa mbere ukiza hano kuri Kora TV Show, ndagusabye kugira ngo ukande subscribe, like, share and comment. Nkomeza no gushimira abantu bakomeje kuduha ibitekerezo byabo kugira ngo tugire bimwe mu bintu twajya tubagezeho, cyangwa hari ikibazo, hari icyifuzo, cyangwa hari igitekerezo ushaka ko twagutangira, wakitugezaho tukakigutangira hano kuri Kora TV Show. Ni amakuru rero akomeje kuvugwa muri uyu mugoroba. Ngaye nguko abantu mwakurikiranye urugamba cyangwa ubwo M23 yajyaga gufata hariya Bukavu, mwarabibonye ku munsi w'ejo kuri Saint Valentin. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ngo Saint Valentin ubwo yageze wenda imirwanire bihagaze, buri muntu ajye kwizizanya n'uwo akunda. Ibyo ni iby'abahaze mwana. M23 yavuze ko nta mwanya cyangwa nta gahenge izigera iha ingabo za Kongo FARDC, FDLR, kandi na perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko nta wundi muntu ukwiye kuvugira abanyarwanda. Kandi ni nabyo koko, niba ubona bapostinze Paul Kagame cyangwa bapostinze perezida w'u Rwanda, ukabona bari kugenda bandikamo ibyo bashaka, babeshyira u Rwanda, ukituriza ugatambuka nta gitekerezo utanze nk'umuntu w'umunyarwanda, nawe rwose uba ugiye nk'ikigwari. Agaciro kacu tugomba kukarwanirira, nta muntu uzaza kutuvugira. Niyo mpamvu muba mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, dukomeze kwiyubakira u Rwanda twifuza. Ngaye nguko rero, kandi namwe murabizi ko nubwo u Rwanda bakomeje kurushinza cyangwa guhirikiraho umutwe wa M23 bavuga ko ari u Rwanda rutera inkunga, mwabibonye bamwe mu bantu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bamwe mu bantu bandika inkuru batangiye kuvuga ko perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi yatangiye kuvangirwa, kuko mu ijambo yagejeje ku baturage hariya muri Kongo cyangwa mu nama yari iri kubera hariya, mwageze kubona ijambo ari kuvuga ko Joseph Kabila wabaye perezida wa Kongo nyine yasimbuye ariwe ngo uri gufasha umutwe wa M23. Abantu benshi rero nibyo bintu bakomeje kugenda bibazaho ku mbuga nkoranyambaga, bagahita bavuga ati ese Tshisekedi mu kanya aravuga ngo ni u Rwanda, ejo bundi bazamubona nk'umuntu utari seriye, ariko ibyo ntabwo bitureba uko bazamubona kose. Nyine bita bimwe bikwereka nyine umuntu utari mu bintu neza, udahagaze mu bintu neza. Reka tuzategereze turebe finali y'ibi bintu, nakubwiye ngo amakuru yose uzajya urushaho kwibaza tuzajya tuza tuyakugeza hano kuri Kora TV Show kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mvuze ngo mbifurije weekend nziza, sinaba mbeshya wo ukunda gukurikirana Kora TV Show, ukanda subscribe, like, share and comment. Niba ari ikintu wifuza ko twakuganiriraho, hari amakuru ushaka ko tukugezaho, hari amateka y'umuperezida, hari amateka y'umuntu ushaka ko tukugezaho, igitekerezo cyawe ni inyamibwa, ntukajya ugenda udatanze igitekerezo cyawe, kuko byinshi tugenda dukora n'ibyo abantu baba badusabye kugira ngo murusheho kuryoherwa n'ibiganiro cyangwa amakuru ya Kora TV Show. Umugaba mukuru w'ingabo rero za Uganda nk'uko nabibabwiye, Muhozi cyangwa Major General Kainerugaba bitewe n'uko mwita, akaba yavuze ko ashaka gutera muri demokarasi ya Kongo, agafata umujyi wa Bunia. Genda tekereza ko ari n'ubwa mbere nari mwumvise, sinari nzi ko afite uyu mujyi witwa iri zina, ariko abantu bakunda kudukurikirana mwese ndizera ko ubwo nibi ngibi mubimenye. Niba hari amakuru ufite kuri uwo mujyi, wenda nzagerageza nshake amafoto cyangwa nshaka amavideo cyangwa amateka y'uwo mujyi, nzabageza hano kuri Kora TV Show. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ujye ukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi.
reka mbifurize weekend nziza rero, Imana ikomeze kubandindira. Icyo nabasabira ni umugisha wo kunze gukanda subscribe kuri Kora TV Show. Niba ari bwo bwa mbere ujye ukanda subscribe, kandi niba warayikoze ntukajye yongera gukandaho, kuko waba uyikuyeho ibiganiro byacu ntiwazongera kubibona. Mukomeze kugira ibihe byiza, mbifurije ijoro ryiza, Imana ikomeze kubandindira, dukomeze n'ibiganiro cyangwa n'amakuru ya Kora TV Show. Ciao ciao.